Bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe, twageze ku cyumweru cya gatatu cy'igisibo. Ubu turi mu mwaka A, twatangiye ya mavanjiri maremare azatugeza kuri Pasika. Uyu munsi ni ivanjiri y'Umusamaritani, ubundi hazakurikiraho ivanjiri ya yiriya mpumyi yavutse gutyo, ubundi hakurikireho iyizuka rya Lazaro. Ni ivanjiri ndende, birasaba imbaraga kuzitega amatwi, ariko ziratwibutsa icyo turi cyo naho dukomoka. Cyane cyane ziratwibutsa amabanga ya batisimu twahawe ubwo twahindukaga abana b'Imana. Dukomeze rero turyoherwe n'izi vanjiri zitugirira akamaro, ariko cyane cyane zitwibutse ko iki gihe cy'igisibo tugomba kukibyaza umusaruro, koko tugahinduka mu mutima, tukagarukira Imana, tugasenga kurushaho. Ariko cyane cyane tubyibuke ko guhabwa penitensiya, kwicuza ibyaha ni ngombwa kandi bitugirira akamaro nk'abana b'Imana. Mbere y'uko ngira icyo mvuga kuri iyi vanjiri, ni uko guhera ku wa mbere twagize amahirwe yo guhura, guhera ku wa mbere ushize twagize amahirwe yo guhura n'abepiskopi bo mu Rwanda, igihe bagiye muri visita di limina apostolorum kwa Papa, bamumurikira uko ikenurabushyo mu Rwanda rimeze, kandi banamutega amatwi, batega amatwi inama ze zirebana n'ukuntu bashobora kuyobora nyine gukenera ubwo bushyo mu buryo bwiza. Ubwo rero basoza urwo rugendo bagiriye hano mu rwa mutagatifu i Roma, badusomeye misa hamwe n'abandi banyarwanda baba i Roma no mu nkengero. Bigenda neza, duhabwa umugisha wa gishumba, badusangiza ku mugisha bari bahawe na Papa ubwe. Byagenze neza rero kandi twashimiye Imana. Ubwo rero murumva ko ibyo bintu, izo mpano zose Imana iduha zituma twibuka yuko dufite inyota. Imana roho yanjye ifite inyota y'Imana yanjye. Nuriya Musamaritani yari afite inyota, ajya kuvoma. Bahurira ku iriba, bahurira kuri iriya riba, ariko ku buryo atari yiteze. Ariko mu by'ukuri biragoye ko umuntu afata icyemezo cyo kujya kuvoma saa sita. Ni nkaho bari bahanye randevu na Yezu kugira ngo bahurire kuri iriya riba. Imana rero yacu niko ikora, iragenda igapanga za randevu gutyo zidutungura, ariko kandi zikanatugirira n'akamaro, kuko iriya randevu yagiranye muri surprise Yezu yagiranye n'uriya Musamaritani yamugiriye akamaro, kuko byatumye ahinduka, kandi amaze guhinduka bimutera gukomeza urugendo rwiza, urugendo rwatumye nyine abasha guhura n'umwana w'Imana, bityo akabasha no gushyira ikintu cya ordre mu buzima bwe. Yezu rero yahuye n'uriya Musamariya, bahuye nawe arishima. Nyuma y'ikiganiro bagiranye, ajya mu mujyi abwira abantu bose ngo nimuze murebe umuntu wambwiye ibyo nakoze byose, yaba ariwe bita Kristo. Kandi koko ni Kristo bari bavuganye. Ariko ikintu cyiza kiryoshye kandi kinogeye umutima muri iyi vanjiri, nuko dusoza ivanjiri abantu bari bagiye kureba Yezu, bavuga ngo noneho ubu twemeye, atari ukubera amagambo twumvanye uyu mugore, ahubwo kubera ko twiboneye, twahuye natwe, bari bahuye nabo ubwabo na Yezu Kristo, buri wese ku giti cye. Maze rero icyo twakura muri iyi vanjiri ni iki: igihe cyageze kugira ngo abasenga Data bamusenge mu kuri no muri Roho Mutagatifu. Maze rero twumve yuko gusenga Imana ntabwo ari ugukora ingendo runaka.
gusenga Imana ni ukuyisenga mu kuri no muri Roho Mutagatifu. Kandi Imana yacu ni umubyeyi. Muri uko kuri kwayo, iyo tuyakiriye, nta kabuza natwe nyine tubasha kugira umunezero, tukabasha no kugira ordre mu buzima bwacu. Maze rero bavandimwe, nk'uko bisanzwe, mugende murebe ivanjiri y'iki cyumweru. Ni ivanjiri y'Umusamaritani, turayizi, ariko tugerageze tuyicengere, tuyimedite, itugirira akamaro, cyane cyane twemere Yezu aduhe ku mazi y'ubugingo, amazi y'ubuzima bw'iteka, tuyanyweho, hanyuma dushire inyota. Nidushira inyota, tubashe gusenga Imana mu kuri no muri Roho Mutagatifu. Nk'uko rero bisanzwe buri cyumweru mugende murebe ivanjiri uyu munsi, nuko yanditswe na Yohani ku mutwe wa 4 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku wa 42. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe, kandi koko twemere Yezu Kristo atumara inyota mu ijambo rye no mu mpuhwe ze zitagira urugero.